ndanezerewe cyane uko Uwiteka yatwemereye. Hari benshi bajya babyifuza ndetse bakabigambirira bakanabitekereza ariko ntibikunde. Ariko twebwe kuba twabonetse hano si uko twarushije abandi gukiranuka cyangwa gutungana, ahubwo nuko Kristo yavuze ngo tuboneke ahantu tugira ibyo tuganiraho, tugira ibyo twibukiranyaho. Yesu natubwire neza. Pawulo abwira itorero ry'Ikirete araribwira ngo icyatumye ubwoko bw'Imana busigara Ikirete si uko bwarushaga abandi gukiranuka cyangwa gutungana, ngo ahubwo kwari ukugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganye. Yesu natubwire neza. Natwe rero uyu mugoroba wa none ni ukugira ngo twongere twibukiranye iby'inzira y'umusaraba, twibukiranye iby'uru rugendo, dutekereze neza se iminsi turimo n'iminsi ya kera, ese abatubanjirije bitwaraga bate, twebwe turitwara dute? Ese tugera ikirenge mu cy'abandi? Yesu natubwire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rw'Abaheburayo, ni igice cya 10, turasoma umurongo wa 32 na 33 na 34. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 32 aratubwira ngo ariko mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo, kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Aba ni abatubanjirije babwirwaga ngo bibuke ngo iminsi ya kera, uburyo abo bantu, uburyo abo bizera bihanganaga, ngo kandi bakihangana mu mibabaro ndetse no mu ntambara nyinshi, kuko bari baramaze kuvirwa n'umucyo. Haleluya. Uwamaze kuvirwa n'umucyo, ufite kwizera, ufite gutumbira, ufite kurindira, ntabwo akangwa n'ibyago, ntakangwa n'intambara, ntakangwa n'imibabaro, kuko yamaze kuvirwa n'umucyo, arihangana. Yesu natubwire neza. Iyo tugeze muri iki gihe turibaza ese uko twari tumeze tugihamagarwa, uko twirindaga, uko twihanganiraga intambara, uko twategerezaga tuvuga ngo ese ko Imana igiye kuvuga, tukarushaho gutegereza no kwihangana no kwiboneza, muri iyi minsi niko bimeze. Ese imibabaro duhura nayo ntabwo iduca intege? Ese ibyo ducamo ntabwo biduhungabanya tukava mu nzira? Yesu natubwire neza. Buri wese yongera yatekereze uko iminsi ya kera yayihanganiragamo imibabaro ndetse n'ibyago n'amakuba n'inzara no kwambara ubusa no gutukwa. Abatubanzirije intumwa zo zarihanganaga, zigakubitwa zikaguma mu murimo, bamwe bagasoza urugendo abandi bakarukomeza, bamwe bakicwa abandi bakongera bagakomeza umurimo, kubera yuko bari bafite isezerano, bari bafite ibyiringiro byo kuvuga ngo naho bamwe basoreje urugendo ahangaha ariko twebwe turakomeje. Haleluya. Dukwiriye gukomeza tutitaye ku byago n'amakuba, dukwiye gukomeza tutitaye ku baduca intege n'ibiducege kuko ari byinshi. Yesu natubwire neza, kuko namaze gusobanukirwa neza yuko imbere y'Imana kuri uriya munsi nta mpamvu n'imwe izumvikana,
ntabwo uzavuga ngo ariko nuko nari mu ntambara niyo zatumye ntakiranuka. Ntabwo uzaba ngo nuko ngo nari nshonje niyo byatumye ntakiranuka. Ntabwo uzaba ngo nuko natahaga nkakubitwa cyangwa nkatukwa. Oya, ahubwo dukwiriye guharanira kuzabana na Kristo, tugashaka gukorera Imana hakiri ku manywa butaribwira. Yesu natugire neza. Yesu niwe akunda kuvuga ngo nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa butaribwira, ngo kuko iyo bumaze kwira ngo ni igihe umuntu akibasha gukora, ngo kuko umuntu aba agenda asitara ndetse agwagwana. Yesu natugire neza. Dukwiriye rero gukorera Imana, tugakora uyu murimo, tukabwiriza abantu nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi, tukababwiza ukuri, tukababwira ngo ariko nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Kandi tukababwira ngo nubwo intambara zibaye nyinshi, ariko dukwiriye gukomeza tugakizwa. Yesu natugire neza. Ngo ubundi ngo mugahindukira ibishungerero. Yesu natugire neza. Muri uyu murimo, iyo ibyago n'amakuba bibaye byinshi cyangwa intambara zikaba nyinshi, iyo umugenzi cyangwa umukristo cyangwa umuntu watoranyijwe ahuye n'intambara cyangwa n'ikigeragezo, abamushungera baba benshi, abamuvuga baba benshi. Kandi abamuvuga ntabwo ari abo hanze bari twita abanyamahanga, ni ba bandi tubana nabo, ni ba bandi dusengana, ni ba bandi twaririmbanye, ni ba bandi twambitse, ni ba bandi twagaburiye, ni ba bandi twasengeye. Ariko nubwo badushungereye, tugomba gukomeza tukihanganira muri uko kubabazwa. Yesu natugire neza. Kuko hari n'abandi benshi dusangiye uko kubabazwa. Hari abandi nabo bababajwe, barihangana, barakomeza barategereza, barakomeza bararindira, barakomeza baba maso, baravuga ngo ariko naho twapfuye umunsi twapfa tukiyiringira. Haleluya. Nka Saduraka na Meshaki na Abedenego, ba Danyeli, abo ni abagabo, ni abatangabuhamya bashobora kuzadushinja. Nta mpamvu n'imwe izumvikana naho twaba ibishungerezwa, naho baza bakatugambanira, dukwiriye kwemera tugasangira imibabaro n'abatubanjirije. Kuko Kristo yaravuze ngo inzira nyuramo mugomba kuyica, kuko yaravuze ngo ushaka kunkurikira niyiyange yikora umusaraba nkurikira. Yesu natugire neza. Ngo kandi ngo aho njya murahazi, kuko yasize umufasha w'umwuka wera. Umufasha w'umwuka wera niwe uza akatubwira ngo dukwiriye kuva muri ibi ngibi tukajya muri ibi, kuko uwo mufasha w'umwuka wera niwe uzatugeza kuri Kristo Yesu. Haleluya. Dukwiye rero kurushaho guhirimbanira kuzabana n'Imana, ngo kuko ngo mwababaranaga n'abababaye, mukishimana n'abishima, ndetse impuhwe mukabana nazo. Ariko muri no minsi hariho ubugugu, hariho ubugugu bugenda mu masengesho. Abantu benshi bari kwikunda bakizirikana ubwabo, ugasanga umuntu afashe amasengesho y'umunsi n'iminsi ibiri wari kwizirikana ubwe. Ariko ntabwo bidukwiriye. Dukwiriye kuzirikana na twebwe ubwacu ndetse n'abacu bose, n'abandi bose tukabaheka, kubera yuko namaze gusobanukirwa neza yuko ubundi umugenzi nyamugenzi ntabwo we yisengera, ahubwo twebwe ibitugarukaho ni ibisagutse ku bandi. Ibisagutse ku bandi niyo byongera bikatugarukira. Dukwiriye rero gusobanukirwa neza, tukamenya isengesho dusenga iryo ari ryo. Twebwe ntitwirire ubwacu ngo twimenye ubwacu, ahubwo dukwiriye kumenya abandi, tukamenya bariya bene data twabanaga, tukamenya bariya twasenganaga, tukamenya bariya twaririmbanaga, tukamenya ese bariya abantu batubwirije ubutumwa bagiye hehe, ese ko batigeze bava mu isi bakaba bakiriho, bimeze bite? Dukwiriye kongera tugasenga, tukabwira Imana ngo noneho Imana yongere yibuke abo bantu. Haleluya. Ngo aba bantu rero nubwo batubanjirije bo ngo baharaga ibyabo bari batunze, bakemera bakabinyagwa, bakemera bagakubitwa, ibyabo byose bakabibatwara,
hanyuma bakihangana. Haleluya. Kubera yuko batekerezaga ngo nubwo babyatswe ibyo ngibyo ngo ariko mu ijuru bafiteyo ibindi bintu bizahoraho iteka ryose. Haleluya. Rero ibyo tudafite mu isi nitwihangane, mu ijuru iwacu tuzabibona, tuzabironka, kandi nta muntu uzaza ngo abitunyage kuko tuzaba twarabikoreye kandi tuzaba twarabiruhiye. muri iriya byuzuye umwuka yaririmbye ngo birababaje ngo kuba warajyanye n'abandi kuvoma ngo bakavoma amazi ngo nawe ukavoma iki? Ibiroha. undi arongera aririmba ngo waba wararuhiye iki urya munsi utabonye Yesu wakubambiwe. Dukwiye rero kuba maso tukihangana, ibyo tudafite mu isi mu ijuru tuzabibona. Yesu natwiteho kandi aturengere. Reka uyu mugoroba uba umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, buri wese yongere atekereze neza uko yihanganiraga imibabaro, uko yaririraga imbohe, uko atizirikanaga ubwe, uko buri muntu wese yasengeraga mugenzi we, uko buri muntu wese yabanaga n'Imana. Ese isengesho nasengaga nyamagarwa iryo risenga? Buri wese yongera atekereze uburyo yihanganiraga kunyagwa, uburyo bamuvugaga akihangana, uburyo bamwibaga akihangana yageraho ntatukane, uburyo bamuvugaga agatuza ntace imanza, uburyo yarwaraga akihangana ntajye mu bapfumu, uburyo yageraga kuri mwene se bari kumuvuga ntashyiremo akandi kantu k'akarungo, uburyo yafataga ibihe byo gusenga asengera abageragezwa. Buri wese yongera atekereze neza, usanga hari uko yaba yarahinduye intego y'urugendo yongera asubire ku ntego y'urugendo. Hari abo Imana yari yarahaye impamba y'urugendo, imaze kubahereza impamba y'urugendo yo kuzabatunga mu rugendo, yo kuva mu itangiriro kugera ku iherezo ry'urugendo, hanyuma bageze mu nzira impamba bayirira aho ngaho barayimara, kandi urugendo rugikomeje. Bene data bavandimwe, impamba twahawe iyo twapfunyikiye niyadukuye kuva tugihamara kugera dusoje urugendo. Dukwiye rero kureba neza impamba twahawe turacyayifite. Ese ntaho twageze abajura bakayitwiba? Umujura yaba yarakwibye gusenga, umujura yaba yarakwibye kwiyiriza ubusa, umujura yaba yarakwibye kwihangana, umujura yaba yarakwibye kugira ibyo wigomwa. Hari ibyo abajura biba byinshi, kandi buri umujura yiba iki giciro? Yiba hantu hari ikintu gifite inyungu, yiba rwa rufunguzo rwafunguraga hahandi kugira ngo ubone ibisubizo. Yesu natubwire neza. Dukwiriye kumenya rero iki giciro, dukwiriye kumenya aho Kristo dushaka, dukwiriye kumenya ibifite inyungu, kandi tukihangana kugeza Kristo ubwo azabaje gucyura itorero, kandi tukamenya neza yuko ibyo tudafite mu isi mu ijuru tuzabibona. Kandi hahirwa ngo uwihangana akageza imperuka, niwe uzambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda bose kandi bakayumvira. Reka dusenga Imana. Data wa twese, Imana yacu bwite, umurengezi, umutabazi, utabura kuboneka mu byago no mu makuba, turagushimye umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha. Uyu ni umugoroba Mwami twongereye. Yewe Yesu, ubwo twibukiranye kw'iri jambo, reka ijambo ryawe nuriherekeze Kristo, kandi mwana w'intama w'Imana ribashe kugera kuri buri muntu wese. Kandi Papa, ni wowe uzi ibyagirira buri muntu wese umumaro, nawe uryagure muri buri wese, kugira ngo Data wa twese udushoboze gukiranuka, udushoboze kwihangana, udushoboze kurindira, udushoboze kubabarana n'abababaye, kandi twishimane n'abayishima. Kandi Data wa twese wongere Mwami utwereke neza yuko ibyo dafite mu isi mu ijuru tuzabibona.
raganza rero, turinde satani, turinde imyuka mibi, imbaraga za karande, ibiduca intege, ibidukura mu murimo, ibidukura mu murongo, tubikushaho imbaraga za Kristo Yesu. Uwiteka rero nutwubake bundi bushyashya, kandi utwambike imbaraga zo mu gihe cya none n'izo mu gihe kiri imbere, tubisabye Imana mu izina ya Data wa twese n'iryo wari mu Yesu. Amina.